ati n'ubundi ntabwo nagukundaga ngwino tujye gusinyura de urumva hari icyo cyamuzanye ntabwo yari afite urukundo ntabwo yakunze wa muntu yakunze ibyo afite none nzamenya nte buri mukuri nyawe kuko bose bazanye n'ubona ko bafite umutima mwiza sibyo umusore azatahura gute umukobwa wa nyawe danshi ne atari wa mugani wabitahura gute niho hari ikibazo yego mubangamiye ntayivuge ese ko nasoko bakwicira impamvu kino kibazo nari nkibajije namwe ntabwo uzashaka se ntuzashaka kubera iki mwumva ibitekerezo afite turimo turabihuza buri wawe ntabwo aba ari kuje aba ari hafi aho ngaho mwana akakubwira ko yatwise inda ari mu rugo nk'umubyeyi n'iki kintu cya mbere utekereza kugira ngo ukorere uwo mwana erega kuba pasiteri usanze umugabo mu myaka mumaranye nta kibazo mufitanye ukamusanga ku nshuti yawe magara ukunda cyane yagucira inyuma mu buryo bugaragara unabibona nta wakubwiye nta mafoto ukabirisha amaso yawe wakora iki? Hello guys, bakunzi ba Birashoboka TV show mumeze neza ngiye meze neza ndabashuje cyane uyu munsi rero nabazaniye abatumirwa ngira ngo murababona karibu batumirwa beza cyane umusore mwiza n'umubyeyi mwiza ngira ngo muramureba mwababonye tukaba tubahaye ikaze karibu batumirwa beza kuri Birashoboka TV show murakoze cyane murisanga murakoze cyane abakunzi ba Birashoboka bari abakunzi b'abatumirwa banjye mwumve mwisanzuye mwumve ndakeka muguwe neza nibyo cyane kuhagera rwose turishimye kongera kuzanga iwanyu noneho tubahaye ikaze mwumve mwisanze noneho mwibwire abakunzi ba Birashoboka TV show ndabizi bamwe batangiye kugira amatsiko yo kubamenya karibu nta mwuka zivuga isake ihari banyita Iyamuremye Emmanuel niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi ayandi mazina yasanzwe namwe y'imihanda umuntu ashakisha y'ibirayi ko nta kazi ntabwo nje kwamamaza ntabwo muri ampemba so rero byari ibyo komeze muryohere cyane ndase karibu cyane murakoze nanjye nitwa Mukayigiro Louise ndi umumama ndubatse mfite umutware n'umuryango murakoze cyane asante sana turabishimiye ngira ngo murababona rero uyu munsi tubafite show ariko ni sawa cyane uyu munsi dufite topic imeze gutya tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bamwe cyiciro kimwe cy'urubyiruko hari ukuntu basigaye bavuga ngo ntago bazashaka ya gahunda ya Roki yadukoreye ibintu koko Roki ndagusuje muvani mushalatu my brother cyamamare mugenzi wawe kiragushuje uyu munsi nabazaniye umujene mbazanira n'umubyeyi mugenzi wanjye kugira ngo tuganire kuri topic ijyanye na ku bantu bamwe bavuga ngo gushaka si ngombwa banitwaje ijambo ryo muri Bibiliya ngo rivuga ngo gushaka ngo ijambo muri Bibiliya bavuga ngo gushaka ni byiza ariko bikaba byiza utanashatse woni Paul wabivuze nagira ngo abinyuzurize ngiye ngaragu mwabyumvise hari akaba n'umubyeyi ariko wasanga nagaragiwe ndi ngarama kirahambi hava butavuga ibyo bintu kuri ntacyo narenzaho murakoze hanyuma rero ariko hagati aho turi kumwe n'umubyeyi guys nimba ufite experience mu rushako muyumve harya umaze imyaka ingahe ushatse maze imyaka 21 21 nayumvise ariko birashoboka TV je nageze akantu k'amatsiko mu ntumiwe ubundi ubu koko hari igihe ureba umuntu ukabona ateye apeti wari bwabone dodo z'iminjanga nko mu myaka 25 yasaga na Bikira Mariya ubyara Yesu hari ukuntu ubona ibintu ntabwo ari ubukabya reka amatsiko wenda araza kutubwira dushira amatsiko uko bivuze hari ukuntu Imana isigo muri kamutanaga mwokabya ukuri ibi bintu kuva nama ubwo kera habaye ariko n'ukuri nibaza iyo myaka urayimaze ndayimaze rwose 23 cyane kabisa kandi agaragara nk'ari muto cyane kabisa ngiye mazingaye ngema bagaragara nk'ari mutoya muto cyane wagira ngo ni inkumi n'abasore bamwe bashaka kwibeshya ariko amavuta uranyerera
ariko nukuri ntadusangize twumva ibyo bintu rega buryo umuntu ari umusore ari muri buno buzima bwo kino gihe mu mihanda y'ikaragura abona amafaranga byabaye danje byarabuze so kugira ngo uzagire gahunda yo nk'umusore ushobora kuba ufite inzu swat ufite iyo modoka nziza uwe muri umushahara mwiza ariko ukabura ingo zirasenyuka buri kanya ukavuga ati genza ku gitekerezo cyo kujya gushaka ni ikibazo gikomeye ariko reka dusangize twumve yakwiza imbaraga tubwira ibanga ukoresha kuba umaze imyaka 23 mu rugo ukaba usa gutya ukaba warabashije urugo bamwe ntabwo tubaciriyeho iteka ariko muri iyi minsi abantu baramara umwaka rugasenyuka bakamara 5 rimwe na rimwe bamwe banavuga ko gushaka atari byiza bitewe n'ibyo babona bibera hanze bagenda babona kweri ya irihe banga wakoresheje ukaba umazemo iyo myaka byongeye ukaba usa neza gutyo ukiri muto bingana gutyo se umwambika mbega amaso yo mwambika rinete no kuri kwima amaso nono murekera mbabwire basangize ni kuvuga ngo gushaka icyo ibyanjye byose mbishiramo Imana sibyo ngo Bibiliya yatubwira ngo urugo rwubakiye ku musenyi ni handi umuyaguza waruhoha rugasenyuka ariko ngo urugo rwubakiye ku rutare nubwo haziki imihengeri si ibindi bitubona bishashagiranga bitambuka nyine imiyaga ikakwica ivo myandika zamuoya imiyaga ni bya bibazo ushobora guhura nabyo mu rugo urumva ariko ugakomera bazi no kubwiriza ugakomera ibyo nibyo banga nabonye mu rushako icyambere cyo kiryoha kiruta ibindi byose iyo ufite uwo wasabye Imana yego wati Imana nkene ubutware uzambereye n'uyu noneho Imana uko wayibwiye ni papa irumva ikaguha umutware wishimira uwo nguwo rero iyo umubonye nukuri ibintu birikora babarira gato guce mu ijambo none se hari abantu babana n'abantu batasabye Imana gusenga rero kusaba Imana ushaka kuyisaba nabi birashoboka sinzi ukwisabye nikiguha muri make yego ushaka kuvuga ngo aratwigisha uko basaba neza ese ubwo Imana wese umunekeka kuyikijumba kuvuga ngo gusaba nta muntu usaba nabi ariko biterwa n'ukuntu umuntu afite kwizera muri we sibyo ngo kwizera kurarema nimba giyewe mvuze ntishaka umugabo umeze utya umugabo ukunda gusenga umugabo ucisha make nta muntu utamukenewe sibyo ariko noneho ikintu cyose iyo ushize Imana imbere n'ukuri Imana irahagera amena mu rugo rero nasanze imbere na mbere Imana ibindi birikora pe ngayo nguko nibyo byiza byo gushaka umutware uvuye ku Mana ngayo nguko birashoboka umbabarire nubwo ari we wadutumiye ariko ibintu ntago ari impaka ngo turwane kubera ko muri iki gihe gende kuri side y'urubyiruko ni kuri side y'umumama kandi ni byiza kugira ngo tuganire yego no ku maradiyo turiga dora tubyumva ibyo bintu ariko ndagira ngo umubaze twumvise ko umugabo yabonye ariyo yasabye Imana ibyo ni byiza ariko ntago nibaza ko gusaba Imana gusa bihagije kugira ngo ubake urugo rukomere Imana sinzi ko ari kubakira so hari ibintu tubona ukabona genda ndatanga ingero nk'eshatu cyangwa ebyiri tukajya mu bukwe twishimye waterese umuntu mutangira kuri zero umukunda koko ugendesha amaguru ntago ngiye kujya muri hambere ho burya wajyaga gushaka n'umuntu utanazi umukobwa hacyo bita ukazana byabagaho mbere ukagenda ugasanga iwanyu bagiye kumurambagiza baranamuzanye ibyo tubyihore reka tuvuge iby'ubu ngubu ko nibyo turi muri viziyo ubu ngubu ufite ifaranga utarifite ukeneye umugore ukeneye mutima w'urugo Nyarwanda cyiza ndagira mu mazi ibintu nka 2 cyangwa 3 rero ndakubaza wabonye uwo Imana yaguteganyirije uruhavu rwawe none se ibyo birahagije kugira ngo bakurugo kuva mwabana ntimurashwana naragukoma urushyi naragutera umugeri ntagura ukananga ujye iwanyu ese iyo nk'inzara kuko ntago igihe unahora n'ibintu byuzuye ubuzima burahinduka please byumvikaneho ni gute witwaye muri bwa buzima bukakaye kubera ko ntago mwavutse muri Aminaderi Imana abanyarwanda twarakakaye twavukiye mu buzima bw'uburibwe so saba hanso tugashaka ubuzima ndagira ngo udishushu muri bwa buzima bwiza bwa buzima bubi uburyo wabyitwayemo n'umutware wawe ese mwagize ibintu mukomeza mukundana ese bimaze kubura cyangwa se hari igihe akazi kabura cyangwa ubwo buzima urabwivugira umbwire nimba koko wakomeje kunamba kuri uwo mugabo gihe nagusiga nkagenda sinakubeshya
niyo baranamukomye nko gukoresheje iyo terime atubwire baga yakoresheje ariko mbere nabyo kugira ngo usubire se guciye mu buryo uvuze mwakoze ubukwe na Yoroma nyine barakwa barasaba ugenda bose babireba cyane rwose kabyaro byageje inka twakoze ubukwe tariki 20 z'ukwa 12 2023 imyaka 22 asura yimaze mama ndayimaze rwose sheri waje 22 ndayimaze Eme aravuga ati ese muri iyo myaka yose umaze mu rushako ese nta hantu mwigeze mukomanya ku buryo wumva uvuga ngo urugo ruraryoha cyane nabo harimo ibibazo wowe muri umusore ugishaka kurambagiza ndashaka kumenya ni haje n'imihengero yitwa gute ushobora kurohama wangu nasoma icyo bita makeri gusomana urabizi Emi mu rugo turacari mu isi turacarwana n'ibitandukanye byiza ibibi tuhura nabyo sibyo ntabwo turagera aho umwanza dutera imyambi ariko ikiruta byose nabivuze mbere ubundi erega Imana nitwubakira arahangiye gukosora gatoya Imana nitwubakira nta bundi buhanga dukoresha Imana ikitanga amafaranga ngo irakubakira Imana se gute se urayisaba kwa papa byose birahari urayisaba ifite amafaranga ifite abana ifite amazu ifite byose byitwa byose byiza iby'Imana byo ntabwo tujyamo cyane yego ngiye ndi kuvuga byo nabonye mu rugo rwanjye yego we experience yawe y'ubuzima bwe n'urugo bakeneye kubyumva bikabubaka n'ibyo byonyine urumva ni ukuvuga rero ushobora no guhura mu rugo ntihaburamo ushaka kugira n'utubazo dutandukanye ukagira ibyago urumva ariko icyo nkumenyesha cyo ni ukuvuga ngo muri ibyo byose ubihagararamo gitwari nubwo mwagira utwo ega umugabo mushobora no kutumvikana akantu koroheje kari aho ngaho ntabwo biragera aho nguvuga ngo umwe afashe urushingwa kubise mugenzi we cyangwa bigeze aho uvuga ngo uru rugo noneho ndabona ari umwijima nduvuyemo isubi iwacu oya Imana byo irinda abayo yarabiturinze rwose mu rugo rwacu sibyo yarabiturinze ntituragira aho ngaho kandi tuzi neza kutazanagera kubera Imana yatwubakiye kiragiye ni nayo tukibonana n'ubu yego sibyo kujya nasobanukirwa gake nese ugeze kubitwa n'umugabo oya wenda gucira mu maso se wigeze uburara se oya nibiraba pe umugabo yubahwe ntabwo birabaho umugabo wawe yubahwe umugabo ni generale rwose Imana akomeje kumwambika imbaraga zayo yitwara uko bikwiye mu rugo rwe niyo mpamvu umunsi wa none mbwira abantu ngo maze imyaka 21 nubatse bati guti nyamana nyine ndi kuvuga niyo bidushoboje ariko birashoboka ugira amatsiko menshi yo kumva izo mbaraga nazikuretse kugira ngo umane imyaka 22 umugabo atarakubwira nabi mubanyo neza kandi mucana ubuzima bwose ibanga rikomeye cyane bisaba guca bugufi ukizera kandi ukanyurwa ngiye nicyo kintu ndi gutora mu ngomba nicyo kintu kandi oya tori na mwiza bafosho na mwiza hari n'igihe wakubitwa kujya ugasanga mwarya gumucira gahunga kajemo kabona umutipe buzabwira ati wangu tubikemure gutyo ariko ibaza izo mbaraga bagize no gusenga harimo imbaraga kandi zibanga abantu batazi aho ngaho ndanyuzwe ariko ntabwo ndanyurwa neza ariko nanjye byo numvise ari akantu gato ndi kwibaza ni byiza ko twese ni Imana twizera yaduhaye n'ingero z'uko Imana yagiye mufasha bikagenda neza ariko umuntu ashobora kwibaza ngo cyangwa se reka tube kuri wa muntu wakoze divorce kandi usenga tujya tubona n'abamama pasiteri bamwe na bamwe ba divorce kandi bagashaka n'inshuro nk'eshatu cyangwa ibyo bintu araho nabibonye njye sindabibona murakoze nibyo ariko soke karavugwa kariko karavugwa niko kuri oya nta nkuciye amabere hanyuma tukibaza ngo ese bari abantu nuko baba badasenga Imana cyangwa nuko umuntu aba yarabanye n'uwatasabye Imana cyangwa se umuntu ntabwo ajya abigeno ry'undi ese nabyo bibaho dufashe wenda nk'umuntu ufite experience uburiye umuntu akurusha experience y'urugo n'ubuzima bayikurusha nk'umuntu uturusha experience y'ubuzima nanjye ndagira ngo jyewe nze nanjye kubariza rimwe njye ngenda mu muryo umwe ndagira ngo mubaze ngo antandukanye ikintu bita urukundo n'agahararo agahararo urumva ntikaramba niko gahararo ushobora kubona umukobwa mwiza ukumva nuwo nguwo nyine uramwimaniyemo ukumva nta wundi ushaka ariko ntabwo umukunzi bitewe n'ukiro mubonyeho yenda ni afite amafaranga cyangwa se
ari cyo umushakaho wamubonyeho noneho ugasanga uvuga ati ndamusha uriya niwe ngomba gutereta muri iyi minsi ariko bumve ko nta rwa rukundo ruvuye mu imbere mu mitima sibyo noneho wamutangira kumubaza mukagirana ibihe byiza ukamubwira yuko ari wenyine kabavu kawe mu gikiri imbere urumva haza akabazo gato hagati yanyu ugahita ubivamo ubwo rukundo rwo rumva hari rw'agahararo kuko uharara icyo umuntu afite yego kugira ngo ugifate niko nabyumva kuko urukundo ukunda umuntu uko ari umukundira ibyo afite uharara ibyo umuntu afite kugira ngo ubanze unyuze nibyo ndi kuvuga gahunda zibega waje ari ikintu umushakaho noneho nimba ari icyo mutumvikanyeho uramuvuyeho bivuze ko bari abantu batandukana bose baba bahararanye bashobora ko ari guharara mu yego muri bo ese ushobora gukunda umuntu ukamukunda bikagaragara ko nimuhuze yego biterwa n'iki hagataho kuko ntago ingo zose rega zimeze nk'urugo rwawe hari ngo nangwa muturanye ujya wumva ngo induru zivuga amafuni ibintu biguca hejuru gahunda ziba zageze guteze kandi ugasanga ni abarokore ni n'abadiyakoni nta nubwo banywa inzoga ariko induru ziba zivuga reka tuvuge mu mpande iyo party twijyemo tuyicukumbure ntabwo dushaka kugira ngo tuzeze abantu ibintu byose ni clear bimeze neza ingo ziri hano hanze kuko nawe hari abuzi yego ingo ziri hano hanze suko zisenyuka badafite imana sibyo hari zisenyuka rwose basenga mugani barara barira imana ariko ufite n'icyumba cy'amashengezo mu nzu bikanga navuze ngo ntawo satani atagira ariko erega burya n'umuntu yanga n'uwo yakunze ntajya bibaho yego ni ukuvuga ngo ziriya ngo turebe ko ziriya ngo zigenda zihura n'ibibazo amadivorce akaba yego araho babwira abantu bagikundana nk'uko bakundi bavuze guhararana noneho mu gihe gitoya ugasanga wa muntu atangiye kubona mugenzi we atamwitayeho atamukunda sibyo noneho nyuma ugasanga wa mudamu uko yabonaga umugabo we yamwitayeho mu gahe gato akaba arahindutse cyangwa se wa mugore yakunze umugabo ko ari yatangira guhura n'ibimushuka hano hanze simbizi ni byinshi bitandukanye nangeso hari n'umuntu wigirira ingeso yiwe tuguri we udashobora gukuramo nubwo wasenga akajana sibyo imana yo mu ijuru rero iyo bitakunze bayita karande yego iyo bitakunze hagati yabo umwe nubwo usanga abisa mugenzi akigendera siko wawe udadasenga urumva araho batahuje iyo bigenze gutyo rero umwe atandukana na mugenzi akavuga ati kugira ngo bizabe ibindi bibe nabi reka noneho duhitemo gutandukana bazamo bwumvikane buki niko numva hari izo ngo birashoboka bigera ahantu namuciye mu ryo avuze mise numviramo kugira ngo umubarize rimwe ko gerega mfite ifemba mfite no kumenya bino bintu ejo ninjye kugira ngo nazamara amezi 3 bye bye ngo nakuku ntabwo nshaka ibyo bintu bisobanuye iki rero ese bibaho ko wabana n'umugabo wawe mukundana mukabana muri iyo myaka yose hari defo afite wihanganiye nawe hari defo muziho wihanganiye mwese hakaba hari defo uzi neza ko adashobora kureka ukayihanganira mukabana mugaturana nawe hari defo ufite yihanganiye bikabaho defo defo cyangwa se ingeso yamunaniye kureka uzi neza ko ayifite wenda wowe utayifite ariko uzi ko neza wayifite ariko avuga ati kanyihanganire ndamukunda ndabana nawe tu ntabwo ndahura nabyo nturahura nabyo birashobora gukomeza rero twumve ibyo ari byo ugenda ashaka kwibariza muri gahunda zanjye nari mfite nanjye ikibazo mwihanganiho gatoya yatubwiye ko amaze imyaka 20 ubu ni n'ibiri areka bakaba ni n'ibiri igiye kuri imyaka 22 nta kibazo aragira mu rugo rwe nta ntonganya cyangwa se gutukana za strago tubona mu rugo ese washatse ufite imyaka ingahe nashyitse nkiri muto ariko yumva no kuyikore mubangamiye ntayivuge impamvu kino kibazo nari nkibajije soriho gatoya nsoze impamvu nari nkibajije umurebye ku maso aracyafite itoto ry'ubutoya kandi akavuga ati mfite imyaka 22 n'uwa 22 kimiranye neza n'umutware imikarago n'imijyamba ngiye kukubaza ni ikibazo kimeze ngo ese mwakundanye igihe kingana gute mbere yuko mujya kubana mwabanje gukundana igihe kingana gute murakoze ubundi igihe na papa w'abana banjye ntabwo twakundanye igihe kinini twari dusanzwe tuziranye
twari duturanye muri kariti imwe nkamufata nka brother ariko Imana aribizi buri wawe ntabwo aba ari kure aba ari hafi aho ngaho noneho aza ambwira yuko bya bindi byo kwita kuri bavandi ko mabukwe wanjye ntabwo mufata nka mabukwe umunsi wa none mufata nka mama umbyara yego urumva navuga ko ari umuranga yego navuga ko mabukwe wanjye ari umuranga wanjye urumva ibanga ahantu riri yego urumva ibyacu birihariye sinzi ko nabivuga birihariye kuko umutwari wanjye yaje azi ubundi naramubonaga tugasangira tugasabana iwabo ni nkaho yari mu rugo iwacu urumva ntabwo byamuvunye nanjye kugira ngo mutekerezeho bifata igihe bati umugabo n'uwe n'uyu yavuze ririya jambo ni nkaho yoroshe abyukaga tukiri aho ngaho ndumva ariho ibanga riri kuko bashakanye baziranye niryo banga rya mbere bitandukanye twebwe n'ab'iki gihe nzajya gukunda umukobwa ari uko namubonye ari gukora nk'ahantu runaka cyangwa se twahuriye mu birori ntabwo nzi imico ye niho biza kuza kugorana igihe cy'uburambe hagati yanjye nawe bihita bihuza na rya jambo batubwiye ryo gusenga hatabayeho gusenga ntabwo urwo rugo rwakomera sibyo ariko mugize kuba mwaragize gusenga noneho no kumenyana urakoze cyane komeza ijambo birashoboka sawa cyane rwose nyoko bukwe yubahwe umuntu akubyariye umugabo akanamuguha mukunda rwinshi nukuri yubahwe none se mubyeyi mwiza kuko urasa n'Imana rwose ndagira ngo nkomerezeho ko hano no gusasa inzobe nta bintu kuko ari abantu bigera kure birebwa n'abantu benshi ku isi yose mbere hari ibintu by'imico bubahirizaga umuco ugasanga umugabo yagiye mu rugo rw'undi cyangwa agiye guca inyuma umugore icyo gihe ikintu yakoraga yashingaga icumu mu rugo rw'undi wa mugabo yasangaga icumu akamenya ko gahunda yinjiriwe abonye umuntu nawe akava akajya ahandi cyangwa se nawe akajya iwe ibyo byari umuco wenda uzasoma ibitabo cyangwa uzaganira n'abakuru simbijyemo cyane ndagira ngo ngere neza ku ngingo yanjye cyangwa icyo ushaka kubaza uyu munsi wa none usanze umugabo mu myaka mumaranye nta kibazo mufitanye ukamusanga ku nshuti yawe magara ukunda cyane yagucira inyuma mu buryo bugaragara unabibona nta wakubwiye nta mafoto ukabirisha amaso yawe wakora iki nakora iki kubera urukundo mukunda namwicaza hasi nkamubaza icyo bimuteye ako kanya nkibimenya ntabwo nabyihanganira ntabwo nabyihanganira kubyihanganira kundi ni ukungubu kuvuga ati nkamwicaza ngo ese mutware wanjye niki nyine wagira gisho nk'abandi bose cyangwa afata agafuni ako kanya dushaka ako kanya kuko arakoze kukubaza ikibazo cyiza hari igihe hari ushobora kubyumva ejo bizamubaho ukaba wamugira inama y'uko yazabyitwaramo isomo uko ugiye kubivuga bikaba nawe byamufasha kubigendamo neza yego hari ibintu biba bitihanganirwa nk'ibyo byo kuvuga ngo umugabo guciye inyuma cyangwa umugore aciye inyuma mugenzi wawe abyumvise kameme ugomba kumutusha uramubabaza sibyo ariko icyo gihe ndavuga ngo wa mugabo wasanze muri iryo kosa cyangwa wa mugore basanze muri iryo kosa ibyiza ntabwo uzana kamere mbi sibyo ukumva yuko birakomeye utangiye kumva yuko bicitse uruvuyemo ngo oya ibi tuzabivugana imiryango yateranye kugira ngo ibi bintu tubisubiremo byihanganire ufite izo mbaraga urabyihanganira ukamuhamagara ukamubaza impamvu cyabimuteye wakumva ubusobanuro bwe kwanza icyabimuteye biterwa n'ibyo yagusobanuriye ko nze ndumva nta n'impamvu yagusobanurira bijyana kubeshya uko yabikubwira kose ntabwo ari ibintu bishamaje mu matwi y'abantu bakundana akaba ari akababaro birabishye ariko iyo bibaye gutyo ndumva ntabwo areka mugenzi wa mumaranye imyaka runaka hejuru y'iryo kosa uramubwira ati nibyongera hari amasezerano tugomba gusezerana njye nawe bizahita birangira aho ngaho byongeye wayo Bibiliya irabyemera hanyuma ya nshuti yawe bafatanye ya nshuti yanjye ntabwo kibi inshuti yanjye mwakomezanya oya barigeze kujya rwose soza rero ibibazo natangije kuba nakubaza uri mukuru mu myaka umaze ufite experience umwana wawe w'imfura bamutenda bakamutera mu gihe atujuje imyaka y'ubukure cyangwa se yuje imyaka y'ubukure mu gihe akiri iwanyu habaye ihohoterwa ribaho umwana akakubwira ko yatwise inda ari mu rugo
nk'umubyeyi n'iki kintu cya mbere utekereza kugira ngo ukorere uwo mwana? Kumwiyegereza, kwiyegereza umwana ntabwo tumuterera iyo ngiyo, kumva ko umwana agomba kumva yuko yakoze ishyano nk'uko ryose rikomeza asubiramo, ukumva yuko umuvumye. Oya, utumukosora akavuga ati ibi bintu rwose wagiyemo wisanzemo nta nyungu yabyo, urukumva nta nyungu yabyo. Ngayo nguko uramwigisha. Ese koko birashoboka ko pasiteri yabyara igisambo? Yakibyara. Ashobora erega kuba pasiteri, nasi nta bana ba pasiteri bajya bananirana hano hanze. Ese urabyageze? Ariko ni kwa kundi noneho buriya ni kwa kundi umuntu abyara umwana Imana ikamuha umutima. Abana bose natwe tubyaye abana, kandi igisambo kikabyara, kandi igisambo kibyara pasiteri. Buri mwana wese aza afite imico, arivukira kwanza abafite mission. Muri abo bana rero hasha kuvamo n'uw'imico mibi, suko dushaka gutera amabuye pasiteri ngo akureze nabi. Oya, hari umwana ukunanira rwose kandi nta kutagize, ukamwerekera inzira ikwiriye, ariko umwana rwose akakubera ikirara. Icyo gihe rero nk'umubyeyi ukomeje kumuragiza Imana, wenda Imana izakora ibyo kuri uwo mwana. Mena kandi karimo Imana yose cyane. Birashoboka njyewe nk'umusore nitegura gushaka, nitegura kurushinga, bitewe n'ubuzima nyine mbona iyi mihanda niko bivuga, cyangwa se abo mura nabo benshi batandukanye. Abasore benshi igihe tuganira nabo ngiye ntabwo uzashaka. Se ntuzashaka kubera iki? Nkumva ibitekerezo afite turimo turabihuza. Ese mwuka byaramwe. Uyu mubyeyi aranyankurajije cyane, yongeye kwishyuza akanyabugabo no kubona umuntu wabuze isukari, umuntu akabona umuntu umuha agashati ngo aryeho. Arakoze cyane. Icyo kintu uzamuka, mbese wongeramo imbaraga. Nongeye gutekereza kabiri. Nari mfite gahunda ko utazashaka. Nari mfite gahunda ndavuga ngo nzashaka umukobwa, gukunda ndabizi ko bakunda, ndabizi byose n'ibisabwa ndabizi. Nta muntu wagira imyaka mfite atazi urukundo ko rusobanura icyo bisobanuye. Ndavuga nige nzashaka umukobwa, nimara gushaka umukobwa mutera inda, mara kumutera inda mbyara umwana, nirira umwana kwereka ibyaravu wapi no gukunda nibibaho, kuko divorce kumbi bisobanuye ko hari ibanga. Rero ngewe kuko ntabwo byose nabivuga, genda tuzakora part 2 igitekerezo yazi wish ndabisabye. Ndagira ngo noneho yenda agira inama nk'urubyiruko, nk'abantu bifuza gushaka, bari bafite umutima nk'uwanjye winangiye. Anyway, impamvu mbivuze sinuko ari umubyeyi bivuze ko ndanamuzi ni sister wanjye. Mu rugo ni sweet chérie, ni sweet zazo, ni sweet ni potage poto ni ibintu utamenya. Urumva ubabonye mu rugo serious no kuri kwimana, ntabwo ari kubesha Abanyarwanda. Bafite ya ravu yo kubona abantu aho kugira ngo basaze bavivamo, ahubwo wagira ngo ni nko gufata juice aho kugira ngo uyifungure yinywe, aho kongera kongezamo ikintu gituma iba ya juice y'umwimerere. Bafite urukundo ruteye ubwoba, cyangwa ibintu bibaho. Ushobora kubibona ukagira ishyari ko ntacyo bidashye, ishyari ryize n'ubu wagira ishyari rito. Mana yanjye bafite urukundo mu rugo gusa. Imana izabakomereza urugo no mu busaza bwanyu, menye bazahora bicanashe. Amen. Pe bimeze neza. Imana ibyumva. Urumva batwakiriye. I think so. Arubizo cyangwa utanabizi, abo kugira ngo Abanyarwanda bamenye. Batagira ngo muraza ari ikinanya, muravuga ibintu tabaho. Bivuga ngo ariko amaraso ntago yishira. Ntago yishira. N'ibinyanze bunda. Imana guhumurisha kandi. Amen. Uriya mubyeyi shano kuri Imana imugirire mufashe. Kibata abantu bagitamikana. Wow. Uko ibintu nk'ibyo babajene batakora. Ibintu wabo bihora no magena. Gico musabye no kugira ngo byibuza mu magambo make afite. Agira inama abasore nkanjye bifuza kurushinga, bagarura agatima wangu ni danje bari kazi. Bafite imyaka mike mu rugo, bamaze imyaka mike mu rugo. Bumva ko rwa rugo rwabo uyu munsi wenda bashwanye, ejo atazarugumamo, bavuga ati tegereza mera gutya. Nabo bagira ikintu bumva kubera ko ifite experience kandi byagenze neza. Bakomeza ubereke n'inzira. Okay, murakoze yemi. Nukuvuga ngo abasore b'ikigihe n'abakobwa inama je nabagira, sibyo? Ngo umukobwa yabonye umuhungu ntakangwe n'ibimusa inyuma, akumva ko hari abahungu usanga yabonye umukobwa kubera ko ari mwiza physically biri hanze, akumva nyine n'uyu nguyu ugomba gucakira uyu. Oya, banza witonde kuko ibintu byo gushaka ntabwo ari byo kwihutira cyangwa ibintu byo kububuka. Oya, ni ikindi kintu kihariye kidasanzwe murabagiyemo.
kwitonda bisaba kwitonda rero kwitonda ni gute rero nimba ubonye umudamu banza umwigeho urabe si urazambera mama w'abana banje ese uyu mugore azambera umutima w'urugo uko mugenda mumenyana gake gake wawe ntaho ajya utuvusanga n'urungu nyene bitewe nuko mubana tuzaba muragendana mumenyeranye muganiramo musabana ariko wa wundi uturuka iriya agahubuka akavuga ati namukundiye kubera ko akunda afite amafaranga afite akazi ubundi isha itamba mbese urabizi gatari rwari wambaye reka noneho uriya akora muri banki ure no wanje umukobwa nta mutima afite cyangwa umuhungu umukobwa cyangwa umuhungu kubera ko hari ikintu ajya kurikira umukobwa bagera mu rugo kubera ntabwo rukundo rwari muri bo urukundo rw'ukuri yego ugasanga batangiye umwe bavuye mu kazi ati n'ubundi sinagukundaga nakundaga byo wibitseho none birashize gahita kinyweraho mono yonje bikamubwiza ukuri nimugendere mu bintu bibakanga mu bakobwa umukobwa afite akazi keza surtout rero musige mukunda abakobwa ngo bafite akazi abafite nyashe twavuye basigaye bambara n'ibibuno byo ntago je bikinankanga ibibuno barabigurisha bi live birahari byanyashe nyashe nazo ziri gukora igitangaza hano hanze oya mukunda uko ari kuko nimba wiyemeje ko rukundo deeply umva ko uwo nguwo nyene nimba wamuhisemo abakobwa benshi ariko nambaye n'ikibuno bamukuze nta byadanje kanyashe wa mugane uranyibutsa nko wa mugane aramutse yambaye kira kibuno ukagenda kurikiye wa mukunzi gahunda wayakomeza ugasanga zanyashe warozi ko zihari nyine umujama agira ikibazo ni nka kanseri abarwaye mu mutima akihangana akarira avuga ati umuntu aragukunze wenda waramutenga indara no ibindi kimweraho kabisa ariko abase wabyihagarira nanjye ntabwo nabyihangana nagiye muresha true street nabwo ati bye bye ngo nigendere ntabwo ibyo bintu bikura nibishoboka niba waranyijeje nk'ubona ufite nyashi niwe mwimera nimba wambaye ibibuno genda mwana maze gukora ubukwe bwawe tudivorce ibyo bintu byatuma ndivuruza kubera ko ntabwo nyeretse ukuri warambeshye urwo rukundo ntabwo nakwemera ko rukundo ubwo baraye babyumva by'iburuza aho byambara ajya bibwira abakunzi ikibazo ho gitoya sibyo turi kuri finali y'umusozo w'ikiganiro cyacu hari nimba ntibeshye hari igihe ukunda umukobwa mukabijyamo neza kaza mugakundana wenda n'igihe cyanagera mukanakora n'umurenge sibyo hari icyiciro cya mbere kibanza cy'urukundo ugasanga mubigiyemo yabona amaze kukurya utwawe akabaragiye ukabona ko nta kintu uri kumuhereza tugifite hafi aho ngaho tuntu nyine turi aho ngaho akabaragiye noneho hari n'igihe bikunda wenda mugasa nk'abagumanaho gato mwamara nko kuva mu murenge agahita avuga ati sava tumaze gusezerana byose biciyemo ubu ngubu sasa igisigaye ni paso ni kabiri ibyo byo murabivugaho iki aho nta rukundo rurimo ni rwa rukundo rwa profi nta rukundo ubundi ubwo ni kagahararo umuntu aharara ikintu umuntu afite ntabwo ruteganya ngo wowe niwe nakunze sinakunze ibyo wibitseho pasuremo kabiri ngo reka nze nkukoshone hanyuma yaje ari ku mibare abaje afite ikintu kimuzanye sibyo nimba ufite imodoka uriya mugabo mukurikiye ikintu runaka nimba afite iyo nzu ni ibyo ngibyo aje akurikira sibyo bagira icyo bagonganaho gatoya ati n'ubundi ntabwo nagukundaga ngwino tujye gusinyura de urumva hari icyo cyamuzanye ntabwo yari afite urukundo ntabwo yakunze wa muntu yakunze ibyo afite none nzamenya nte buri mukuri nyawe kuko bose bazanye n'ubona ko bafite umutima mwiza sibyo umusore azatahura gute umukobwa wa nyawe danje ni atari wa mugani wabitahura gute niho hari ikibazo aho yego nicyo kibazo gisigaye kirungu ngubu mu bari gukundana bateganya kurusha kubana ugasanga muri iki gihe turi kubona abantu barabanye bataranagerana mu rugo igihe gito mu minsi ibiri divorce njye ndavuga njye mbona ko nta rukundo ruba rurimo oya ubundi rukundo rurihangana urukundo rwakira umuntu uko ameze nibyo ndikomeza asubiramo iyo udakunda umuntu ufite icyo umuca ni ukuri ntabwo rutinda urwo rukundo reka ngaruke wende kuri ka kantu k'abarokore ngo nari naramusengeye none araje twabihuza nk'uko wenda nshobora kuba namukunze muri ubwo buryo nkahita mutwara ejo tugatandukana ubwo nashatse umuntu utari isezerano ryanjye bijya bibaho ko umuntu ashobora gushaka umuntu utari isezerano ryanjye ashobora kwiyoberanya akigira mwiza kuri wowe
ni bya binti kandi dukeneye dufite no kureba mu mitima ntabwo tuzi kureba bihishwe Yego. sibyo njye ndi kureba ibiri inyuma ndi kureba uko physically. mbwira Mm. icyo gihe rero iyo kwiyoberanyijeho mu gahe gato katakwiyereka ubwo nyine ntabwo yari uwawe nyatari ukomeze ntabwo yari uwawe yango uwawe rero uko bigenda kose nubwo nubwo hazi bimeze gute yego umva akugumaho akunambaho ikintu numva mu magambo make abantu badivorce abo batandukana baba batari ababo aba batari abawe abatari ababo kuko uwawe aba ari uwawe murakomezanya urugendo kuri uretse iyo umaze kudivorusa ntabwo uzi ko ushaka undi muntu se kongera mukabana n'ubukwe kandi uwo mukabana ariko hari paka ugeze ku muntu n'abadashaka wawe ugeze ku muntu wawe ese ku kintu wamagana kijyanye na divorce ko hari igihe plutôt ku muntu ukora divorce yakongera agashaka n'umuntu ukora divorce ntashake ushyigikira iki kuko niyo umuntu yongera agashaka bamwe babigiraho ibibazo byashyigikira umuntu ukora divorce akongera agashaka kubera ko ubwo bwa rukundo abasa n'uwahenzwe akavuga ati n'ubundi yashobora kuba atari uwanjye reka nshaka undi rero uterera igihe ashobora kuba yari afite nk'abana akavuga ati sinshaka umugabo cyangwa sinshaka umwenzanira abana banjye iyo ni wishiri mu mutima kuvuga ngo ndakora ibi n'ibi ikindi kiri mwaho ni ya mico yawe azatubwira sibyo ashobora kuza yagera mu rugo iwanjye agasanga imico yanjye ntihuye n'iyi ntabashe kuyihanganira agahita avuga ati narayobye sibyo bagakora divorce birashoboka yajya ahandi bigakunda none se wa muntu ugenda bigahora byanga aba afite ikihe kibazo hari ushaka ejo neje akongera agashaka neje akongera agashaka ikibazo gikomeye abagomba imbaraga z'amasengesho usibye imana yo mu ijuru none se nicyo cyagaragaza ko adafite nk'icya wa wundi wagiye nyine akaba atarahura n'uwo ubwo azavana ndegera kampala ntabarabona iyo turi hano tuba turi abanyu tuba turimo turababariza ngo namwe mwumvireho hakurya ngo nzagere kampala ntaramubona faze nanjye ntabireka nk'umuntu ntabireka pe agatuza ni ukubaho nka Pawulo tu ni ukuri none se nimba washatse umwe wa kabiri wa gatatu wa kane bikanga ni ukuri namubwira inama ko yabyihorera akabireka ijambo ruvuze ijambo ryiza nuko kuba nka Paul avuze ijambo rikomeye nuko abantu batari agaciro ariko muri iyi minsi igenge ndi agaciro yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere ariko nshobozwa byose na Kristo kore mbara kucyagereza gukora ibyiza nibi bikaza bikivanga bigatoka kandi niwe bihuriyeho ariko Kristo amuha imbaraga akabicamo nibyo nege wagera Kampala no ukamubona akabona cyane ngo nta nkweto buri yayo ntabwo nakwambara amambata rwose ikindi kibazo nari mfite hagati aho nshobora gushaka umuntu ndasenga ariko nsanze ntasenga sibyo hagati aho bimbereye imbogamizi ugasanga turi gupfa kakanu kuko atari gusenga kandi ngiye ndimo ndasenga byo byakemuka gute nk'inama z'umuryango byagenda gute wowe urasenga ariko umugezi wawe ntasenga icyo gihe rero ukomeza amasengesho ukamusengera ngo nawe abyiyumvemo bizaterwa nanjye katujye kuri iki kibazo nanone kubirebana n'amadini ndi umupentekote undi ni umudive sibyo kuki inshuro nyinshi uba usanga ikintu cy'amadini kiri kugongana kandi mu rugo rw'ibibazo byabo iyo bamaze kubaka nta n'umwe uba uri buze kuza gukemura cya kibazo cyabaye muri rwa rugo sibyo uba usanga n'ubundi biri bukemukire hagati yabo kubera icyo amadini abyivangamo akavuga ati genda wenda ndi umukatolike ntabwo ndatuma umwana wanjye ajya gushaka umudive sibyo ndi umudive ntabwo njya gutuma umwana wanjye ajya gushaka uwo muri eyari cyangwa se umupentekote icyo kintu cyo kizakemuka gute ni ababyeyi cyangwa ni ubwabo hagati urumva ni itorero ariko ryabiteye itorero bye kubwanjye numva itorero ritari kubakira umuntu nimba babiri babumvikana bakaba bakundana itorero ntabwo ushaka kwivangamo icyo gihe nimba rya torero utabyanze kubashingira ko badahuje idini bafite uburenganzira bwo kwenda ahandi kuri ngewe ntabwo umuntu yambuza uburenganzira bwo gukunda uwo ashatse ko udasigara hamwe kujya mu itorero cyane buri kuyoba buri gukurikiza kujya mu idini cyane kurusha ubumuntu bwawe washakanye n'umuntu twakundanye bwa buzima gatozi ntasengera noneho bikaba aricyo kibazo kibaye yego oya ese ntabwo umukatolika sigashaka no muzirima biremewe yego hari ukuntu babikorega cyabe n'urukundo bitabuza abo bantu babiri kubana gukorera ngo itorero hagati yabo babyumvikanyeho bakabyuzuzanya bakabyumvikana nta kibazo ndumva umwe wese yahitamwo
guharira mugenzi we tujye mu itorero ryawe rero yego ahari urukundo byose birashoboka barumvikana bakaganira bikajya mu buryo n'ubundi turi ku rukundo ugize gutya uri mama wanjye noneho nkunze umukobwa wa runaka ndakubwira ati uriya mukobwa wa runaka nkeneye kumuzana we nka mama urambwira ati uriya mukobwa simushaka sinzi impamvu itumye utamushaka sinzi ngo bimeze gute none umusore abyitwaremo gute cyangwa se umukobwa abyitwaremo gute kuko hari aho bari kumubuza kujya cyangwa se n'uwo musore aho bari kumubuza kandi barakundana bigende gute kirasa n'icyo narishyushye bwa mbere ubundi nta muntu uguhitiramo umubyeyi wawe sibyo ko hari ukuntu umubyeyi ababyeyi buriya barebera kure hari igihe umuhungu ashobora gutereta umukobwa kubera amarangamutima nyine muri we afite ugasanga arayobye harimo n'ubwana yego ugasanga kubera ko yabonye umukobwa ari mwiza ni umusinzi n'indaya we ntabyitayeho ariko umubyeyi avuga ati mwana wanjye sigaho urekeraho inama z'ababyeyi rimwe na rimwe zirakenerwa rwose ariko icyo nemeranye n'umubyeyi nimba umuhungu yamaze gusuzuma umukobwa bazabana agafata umwanzuro ko bagomba kubana bakagura umuryango noneho yabishikiriza ababyeyi nta kindi gihari cyatuma nibura mbese handi amubwira ikintu cyumvikana umukobwa agiye gushaka urumva afite uburenganzira bwo kutumva ibyo umubyeyi amubwira keretse ari ikintu kigaragara koko kigaragara amaso ya buri wese icyo gihe nimba mugira inama umwana bakamubwira ati sigaho ntukurikire ikibero ntukurikire isura sigaho yego gira gutya reba banza urebe kwanza cishoza neza icyo utazarugeramo yego cicuza ubwo muri make ntabwo hashaka isura ahubwo hashaka imico murakoze cyane mwanya n'abanya noneho wagira ihe nama wa mwana mama wabwira gutya akamubuza kugenda uko yiboneye byarangiza akagenda ngo wanze kumva niyanze no kubona sibyo ntatinda kubona ingaruka yabyo sibyo nibyo navuze nti ari ibyo umubyeyi akubwira kuko akureberera kure hari ibyo umubyeyi akubwira wakwanga kumva ugomba guhura n'ibibazo imbere yawe ese nta mubyeyi we ushobora kubuza umwana kujya ahantu kandi hari heza yego akabangamira umwana icyo gihe hagati yabo iyo navuze ngo iyo ari umubyeyi ari igihe umubyeyi we atakunze umukazana we bati ntawe nshaka nta kintu afite amwagiriza rwose kubera ko utamwishimiye akavuga ati simushaka umuhungu kandi yaramwimariyemo yaramukunze nta cyamubuza kumukunda icyo gihe rwose umuhungu ahitamo icyo gukora wagene wo wicira inzira yo kwatira umuntu ni ngiye nzabana nawe mama ntabwo ari uzaza kunyubakira hasigaye nifatiye umwanzuro ngomba kubana nawe no wanje umwanzuro ukomeye yego umwanzuro ukomeye yego bishoboka agiye baribyo nari mfite ibibazo byo kumubaza mbaye ncumbikiye aha ariko pate tu irakenewe kugira ngo ibinono tubigimuze n'imuzingo tubinonosore neza Murakoze cyane birashoboka TV ishoboka yose ibintu ni munange ndabashimiye cyane murakoze cyane ni ihe nama wagira abajeni bagenzi bawe abajeni rero bavuga ngo ntagikwe oyo wanyuzwe abajeni muvuga ngo ntagikwe rero reka mbivuge ndeba no muri kamera neza igikwe mu gikore wangu mwagura umuryango mubyara abana beza umugisha w'Imana ubatakareho kandi ntuzabe ngo urashaka miliyoni 10 cyangwa 5 umwanzuro niwo wa mbere nimba ukunda umwana mujane no hasara haryama ayo nguko rero shout out kubavandimwe bakurikiye birashoboka TV show mwibuke ikintu bita subscribe share and comment turabakunda cyane ciao murakoze cyane